Anira muri kumwe rwo ni intambara rwose idashira. Ndagira ngo umbwire imva n'imvano ya biriya bintu byatangiye bite, waje kumenya ute ko banci inyuma baguca inyuma ukuntu nyine byatangiye nari ndimo ndagenda mu nzira n'umugabo wanjye. Noneho tugeze mu nzira tuhahurira na wa mukobwa yambaye ubusa kuko ntago yari yambaye mu by'ukuri. Yego. Kuko yaza kuba yambaye ntago umugabo wanjye yari kumugirira irari. Yari yambaye ubusa. Noneho ngiye kumva numva wa mukobwa wa wundi cyagihe nyine wabonaga turi gushwana. Numva arasinyaye. Noneho asinyaye mbona umugabo wanjye arebye inyuma. Arebye inyuma mbona ari kurebana na wa mukobwa. Wa mukobwa aramugobeza amuhamagara. Ndavuga se uyu mugabo ko duciye kuri uriya mukobwa none umukobwa akaba ari kumugobeza abibona ko ari kumwe nanjye ndi umugore we bimeze biti. Umugabo bwo yahise anyishikuza. Arahindukira agira gute asanga wa mukobwa. Asanze wa mukobwa nanjye nahise numva mu mutima wanjye hajemo ikintu cy'umujinya nk'umuntu ugutwariye umugabo urabyumva. Nanjye nasubiye inyuma njya kwataka wa mukobwa. Noneho ubwo wa mukobwa sinkamenye ko we na Matsiko hari ukundi kuntu baziranye. Mbaza uti ese umugabo wawe yamenyanye na Matsiko gute? Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Nawe utarayikora ndizera ko ugiye kwikora kugira ngo tujye 5 kuri 5. Mu by'ukuri ndagusuje wowe uri Australia, Canada, America n'andi hagiye hatandukanye wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Kanisuriza umukire wanjye yitwa Manzi, ni umukire bara Tanzania. Ni umusupporter wacu wa Manzi na Innocent TV. Aho uri hose ugubwe neza kandi ukomeze ugire amahoro n'imigisha. Kuri episode yacu y'uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa muramuzi suga mbere mubonye hano. Ndakeka ari inshuro ya gatatu hari atari ya kane simbyibuka neza, ariko ndumva twarakoranye ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko akenshi na kenshi derukana ari muri fight, mu ntambara, muri saga na Matsiko ndetse n'undi mukobwa mugenzi we. Ibintu byagoranye cyane, byananiranye kugira ngo tubikemure. Uyu munsi rero njye namuhamagaye zana tuganire. Murabizi ko byarangiye bitagenze neza, nkuyeho kamera kugira ngo sorting bino bintu, ariko tena byarangiye na Matsiko amwikoreye amutwaye, ngira ngo mwarabibonye byose uko byagenze. Umunsi rero namugaruye kugira ngo atuganirire atubwire uko byarangiye, tunyurire ku yanjye. Uraho neza. Hagiye kuvuga amagambo menshi, ndagira ngo tubwire iriya saga yanyu uko yaje kurangira. Saga uko yaje kurangira ntago mu by'ukuri ntago navuga ko yarangiye neza, kuko n'ubu ngubu uriya bita Matsiko ndacyamufitiye umujinya n'uburakari. Kuba byonyine nkiri kumva ko ariho ibintu bikimbangamira cyane muri ngewe. Ariho mu buhe buryo? Kuba nyine ariho mubona gutya nkimubona amaso ku maso nkumva izina Matsiko ngo ariho. Numva ari umutwaro uremereye cyane kuri ngewe. Mbese numva ari ibintu biri kugera mu mutima wanjye, mbese nkumva birambangamiye cyane. Gute mu byo ngewe mperuka akwikorera nk'abantu baziranye, nk'abantu mufitanye umubano udasanzwe, hanyuma aragutwara. Oya, Matsiko nta mubano udasanzwe dufitanye, ahubwo Matsiko yantwariye umugabo. Yagutwariye umugabo? Yego. Matsiko yantwariye umugabo. Ubwo mu gutwara umugabo wanjye
mbaza uti wabimenye gute ko Matsiko yatwaye umugabo wawe? kuko uwo mugabo muvuga Matsiko yatwaye ni wa mugabo usa nkaho usangiye na wa mukobwa wundi. Usangiye na wa mukobwa wundi. Ubwo urumva ni umugabo w'abagore batatu. Oya na Matsiko abaye umugore. Matsiko nabaye umugore. Kuko nawe ndamushyiramo. Yego. Nawe uramushyira. Yego. Nawe ndamushyiramo. Nawe ndamushyiramo. Ubwo urumva ko nawe araza nyine mu mubare w'aba bantu bambangamiye. Yego. None se mu by'ukuri ndagira ngo nsobanukirwe neza. Ndagira ngo nsobanukirwe neza imva n'imvano ya biriya bintu, kuko hariya twabuze uburyo tuganira muri kumwe ngo ni intambara rwose idashira. Ndagira ngo umbwire imva n'imvano ya biriya bintu byatangiye bite, waje kumenya ute ko banci inyuma baguca inyuma. Ukuntu nyine byatangiye, nari ndimo ndagenda mu nzira n'umugabo wanjye. Noneho tugeze mu nzira tuhahurira na wa mukobwa yambaye ubusa, kuko ntago yari yambaye mu by'ukuri. Yego. Kuko yaza kuba yambaye ntago umugabo wanjye yari kumugirira irari, yari yambaye ubusa. Noneho ngiye kumva numva wa mukobwa wa wundi cyagihe nyine wabonaga turi gushwana, numva arasinyaye. Noneho asinyaye mbona umugabo wanjye arebye inyuma. Arebye inyuma mbona ari kurebana na wa mukobwa aramugobeza amuhamagara. Ndavuga se uyu mugabo ko duciye kuri uriya mukobwa, none umukobwa akaba ari kumugobeza abibona ko ari kumwe nanjye ndi umugore we, bimeze biti? Umugabo bwo yahise anyishikuza, arahindukira agira gute, asanga wa mukobwa. Asanze wa mukobwa, nanjye nahise numva mu mutima wanjye hajemo ikintu cy'umujinya, nk'umuntu ugutwariye umugabo, urabyumva. Nanjye nasubiye inyuma njya kwataka wa mukobwa. Noneho ubwo wa mukobwa sinkamenye ko we na Matsiko hari ukundi kuntu baziranye. Mbaza uti ese umugabo wawe yamenyanye na Matsiko gute? Yego. Ako kantu rero ko nanone ko kugira ngo byizurungutu bizenguruka bive kuri wa mukobwa byongera bigaruke kuri Matsiko, niko nshaka kugira ngo nkubwire. Uwo mukobwa na Matsiko wa wundi wabonye bari basanzwe baziranye, bombi bategeraga ahantu hamwe. Ariko mu by'ukuri wa mugabo ntago yarazi yuko Matsiko na wa mukobwa baziranye. Ubwo ngubwo Matsiko urabizi nawe aba yiyambarishijwe ukuntu. Umugabo yaratambutse agiye mu kazi ari kuri telefone, nari imuherekeje kuko nari sigaye mucungisha ijisho, kubera ko yaciye kuri wa mukobwa ndabibona, mbona n'intambara nakoze na wa mukobwa. Noneho ari kugenda kuri telefone ahura na Matsiko ari kugenda azunguza imifupa, anyonga imifupa. Wari wabona skeletoni za zindi baba bazikoze zigenda zinyonga utugufwa. Matsiko ari kugenda yinyonga. Ngiye kubona mbona Matsiko aramusuhuje. Amajije kumusuhuza mbona umugabo arahagaze. Amajije guhagarara, ndavuga se ibi ni ibiki? Arahagarara mbona ari kurebana na Matsiko. Mbona Matsiko baraziranye. Ndavuga se wa mugabo wowe ni ibiki byawe, bite byawe? Kuri wa mukobwa yaragusinyaye ujya kumureba, none ugeze no kuri Matsiko ufite ubugufwa, nduzi ko ari imifupa, nawe urahagaze aranagusomye, urabyemera? Kuko ndabyibuka ko yaje gutaha ku itama rye hariho ibintu by'umutuku. Umugabo wanjye ataha ku itama rye hariho ibintu by'umutuku, ndetse ahangaha bigaragare ko yari yasomanye nande na Matsiko. Matsiko kuko ari ukunda kwisiga. Matsiko ni ukunda kwisiga bya bintu basiga hehe ku minwa. Arangije ahantu namufatiye ko hari ikintu ahuriyeho na Matsiko. Njyewe ninjiye mu cyumba, arimo arareba ntuze posteri za Matsiko, ari kujya yireba, amureba, yamwoherereje, yamanitse amaguru, yamwoherereje, ari kumukarangira. Numva umujinya uranyishe, ndavuga nti byanze bikunze nzashaka Matsiko aho tuzahurira. Umva, nzagenda niyemeje icyo nzamuha ni njyewe ukizi. Ubu ngubu ndacyarimo kumuhiga, ndashaka ko atagomba kumbanaho. Matsiko ntashobora kumbanaho nyiriho. Warahiye? Narahiye. Umva, icyo bisaba cyose ndagikora, ariko Matsiko ntambaneho. None se ari Matsiko n'uriya mukobwa, kuki wishyizemo ko Matsiko ari ugomba kutakubanaho kandi n'uriya mukobwa? Matsiko yararengereye cyane.
gute Matsiko mbaza uti yarengereye cyane gute? Matsiko umugabo wanjye yajyaga ajya mu kazi agahita agenda yurira moto agenda, noneho yari asigaye ahita akata hehe ajya hehe kwa Matsiko agahita ajya kureba Matsiko. Urumva yatahaga mbere azanye envelope y'ibyo atuzaniye, yabizanaga bigabuyemo kabiri, bimwe yabijyanye kwa Matsiko, ubwo urumva yatuzaniraga imisigazwa yande ya Matsiko. Yego. Ubwo urumva ari wowe wakwihangana. Nanjye rero ndi gukora iyo bwabaga, nintamuzinura Matsiko ngo muzinure na wa mugore wundi, njyewe ntabwo nzi uko ariko cyane cyane Matsiko niwe bagiye mu bwonko bwanjye. Ko wishyizemo Matsiko cyane? Matsiko namwishyizemo kubera yuko niba umugabo yarazanaga ihaho akampa 5,000 akaba asigaye ampa 3 agaha Matsiko 2, urumva ko abana banjye bari kurya ntibahage. Nta mpamvu rero kugira ngo nsangire nande na Matsiko, ntabwo byakunda. Ibyo ntibikunda, ibyo ntibirya ntabwo birya. Yego. None se urabona Matsiko na mugabo wawe bahuje ibitsina, nkeka ko wenda bitakabaye ikibazo kuko nk'abahuje ibitsina wenda hari ubundi buryo, hari imyumvikane. Umva ntabwo nguciye mu ijambo. None se aho umugabo wanjye abonaniye na Matsiko ko tusigaye tujya mu gikorwa namuhindukiza agahita ajya muri telefone agakurura ya foto ya Matsiko, ibyo bintu urabyumva? Urumva ko gahinda niwe umuryohereza? Ubwo ni Matsiko. None se ibyo navugaga ntabwo ubyumva? Ubwo urumva gahinda afite uko kangana? Umugabo njyewe nzi tumaranye imyaka irenga 10, aho bigeze ndi kujya muhindukiza aho kugira ngo ahindukire agakanda telefone akareba ifoto ya Matsiko akanamuhamagara barebana. Kandi wowe ushaka wuncenje mu buncece. None se naje gushaka iki? Yego. Icyifuzo cyawe hagataha? Icyifuzo cyanjye njyewe ndashaka gushyiraho abantu banshakire Matsiko. Cyane ndabashyiraho, namaze no kubashaka. Ndashaka banshakire Matsiko, namutwara mu mufuka, namutwara hehe icyo nzi cyo Matsiko nimufatisha haraca uwambaye. Warakaye? Narakaye nasisiye. Uzi umuntu ugutwara umugabo kandi noneho bombi bitwa ngo ni abagabo? Uranyumvira? Ikibazo si ikibazo gikomeye cyane. Gira wenda inama ugira abantu nka Matsiko cyangwa se abantu nk'umugabo wawe? Inama nagira kambanzirize ku mugabo wanjye, niwe mbanjije kugira inama, ubu butumwa abwumve. Ntago ari byiza kugira ngo abantu babiri b'abagabo baryamane bagize gute, bahuje ibitsina. Ni amahano, ni amarorerwa. Ibyo bintu rwose ndabyamaganye, mbyamaganiye kure. Asubira ab'umugabo cyangwa afume ab'umugore. Yego. Kandi Matsiko nawe wihaye kujya atwara abagabo b'abandi, ntago ari njye uri kumupangira kuko twafashe umupango turi abantu babiri. Yego. Matsiko ubu tujye na wa mukobwa wundi wabonye, ubu ngubu nge nawe turi mu nama y'ukuntu Matsiko tugiye kumurangiza. Se nabona kino kiganiro ntari bubacika? Ntaga ducika kuko ahantu turi mu mufatire turahazi. Katugushimire. Murakoze. Tubashimire namwe kuba mudahwema kudukurikira no gukora subscribe, like, share na comment. Muraba agaciro n'imazina na sante.